ya okay ubundi ugomba kumenya ko iyo ukundanye n'umukobwa uzamaking sure ko mu nshingano ababyeyi be bafite ugomba kugeramo 50%. Kamba nashiraho n'ikiziriko gufata umugore wawe ari kumwe n'umugabo bari no kubikora noneho bro ariko ukamufata gutya bye akamuvaho agatangira akakubwira ngo ntago yigeze abikora ibyo bintu ntago bizi kandi yambaye ubusa uko bavutse neza man. Ndibuka ko nagiye kureba mama wiwe namubajije ijambo rimwe ndamubwira si ese Grace ari hehe ko narinje kumusuza nkaba ntamubonye. Mama arambwira ati ngibyanjye n'umukobwa we ngo ntago bimureba. Niko yansubije nta rindi jambo yigeze ambwira. Ya reka nongere ngohereza ikaze ukurikiranye Hot Time TV ndetse mwifuriza n'amahoro y'Imana mw'iki gitondo. Nkuko mibona imbere ya cameras za Hot Time urabona umutipe usa neza ugaragara neza kabisa ufite swaga byatari. Uraturuka hasi kabisa inkweto ewana irateye neza cyane nuzamuka jeans nziza cyane tuzamuke gato urabona ko yambaye ishati nziza cyane irimo utuntu tw'utubara tugiye dusa nk'ari painting. Yani njye na painting wagira kabisa umubonye uravuga uti umutipe kabisa akora painting yari uzamuke ku Kiroso kabisa umwite Papa Kiroso bamwita Papa Kiroso mu busanzwe umutipe wubatse izina cyane ufite izina ritari ritoya hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Tutangiye rero reka dutangire tuguhereza ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Nibisanzwe nkuko babivuze abantu banyita Papa Kiroso ariko ntago ariyo mazina yanjye. Wenda kuki wakwise Papa Kiroso? Bishobora kuba ari kubera inyogosho dukoresha nkatwe nyine ugasanga yayibona suna nyine akabona nyine ko bafite slangs bakoresha akakubwira yes ubaye Papa Kiroso nakunze. Uti rero ubaye Papa Kiroso. Yes gengo uko rero abari kubona Papa Kiroso ariko abakuzi nka Papa Kiroso ariko ari nandi mazina nyirubwita amazina yawe amazina wiswe n'ababyeyi atari ya mazina tugenda tuvana hirya no hino. Watangira ubwira abantu muri make ubibwira amazina yawe uriwe mu magambo make cyane kugira ngo tubone dutangire icyatumye tuguhamagara uyu munsi. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Chris ku nshuti zanjye banyita Chris ariko nitwa Christopher. Mu buzima busanzwe nkaba ndi umutekinisien kandi nkaba n'umukomediye bisanzwe ibintu nk'ibyo. Yes. Aratubwiye uti mu buzima busanzwe ndi umutekinisien ndetse ku rundi ruhande nkaba ndi n'umukomediye. Ariko noneho kubona umuntu uri smart gutya like this umutekinisien ubutekinisien burya sinzi abantu bashobora kutabyumva neza wabasobanurira ubwo ubutekinisien bumeze ute? Bro okay ntago biba byoroshye. Yes bisaba gukora cyane. Yes gukora cyane ubutekinisien nkora ndi umuinformaticien nkaba umuelectronicien kandi nkanakora n'ibindi bintu bijyanye n'ubugeni byo gushushanya ibintu bya art. Yes ibintu bya art ariko urebye neza n'aka gashati wambaye koko umuntu ashobora gusanga gasa nk'ara ari ukuntu wagiye ugapaintinga iyo shati ntabwo ari wayipaintinze wa mugabo. No murakoze. Ishati gusa yaje imeze gutya zirahari nyinshi cyane usibye ko nyine usanga ko hari ibintu bitandukanye bitewe n'uko umuntu agenda yidesigninga kuri we. Yes ibintu nk'ibyo. Nje rero Papa Kiroso nge nkumenya bwa mbere ntabwo nigeze nkumenya ku bijyanye na painting cyangwa se ibijyanye n'ubutekinisiye ahubwo nge ni video imwe naje gukubita amaso kuri YouTube ni YouTube ndumva Instagram. Yes nari Instagram anza kubona video yawe urimo winspiringa umwana w'umukobwa yari arimo arira cyane umubwira uti nyaboneka ibi ni ibintu bibaho kandi ugomba kwiga kubana n'uburibwe. Yo namagambo akomeye nabashije gukura muri iyo video aricyo cyatumye tugushaka kugira ngo tubashe kuganira nawe. Yes murakoze. Hari movie nyinshi uretse niyo ngiyo hari n'izindi nyinshi twakinnye zimwe ziri kuri Hot Time TV kuri YouTube
yari amagambo twakoresheje muri ya ubundi yari story iri true. Yes, ni ibintu twagerageje kugaragariza abantu kugira ngo nyine babikuremo impanuro runaka kugira ngo bibafashe. Yes, kwihanganisha umuntu ukamwereka ko ubuzima nyine ari gatebe gatoki agomba kwiyakira igihe cyari cyo cyose. Ariko kiriya kintu bitewe n'ukuntu wenda wabikinnye ntago abantu bashobora kugira gutya bakaba bakwegera akavuga atari kuri amutipe ibyo ari byo byose asa n'umuntu washobora burya kwinspiringa umuntu, asa n'umuntu washobora none guhumuriza umuntu ku rundi ruhande. Nta muntu ugeze ugushaka kuko hari ukuntu umuntu akina ibintu vraiment akora ibintu ukabona n'ibintu bimurimo. Njye mbona iriya video byankoze ku mutima, ndetse n'undi mwana w'umukobwa wenda abonye iriya video yamukoze ku mutima. Byaba ari ibintu usanzwe ukora mu buzima busanzwe, kuba wenda wagira ukuntu uganiriza abantu ukabahumuriza, cyangwa se wenda ni ibintu byakujemo kuri set ya filme? Okay, murakoze. Ubundi ibintu nka biriya ni ibintu dukora tumanje gufata umwanya tukabiganiraho, kandi ukicara ugatekereza ukareba ikijyambere, ukareba se ubuzima abantu muri iminsi babayeho gute, ese bifashe gute, ibintu biri mu bantu bigenda bitambuka bihereza ibindi, noneho mugakuramo isomo runaka ku buryo mwarigaragariza abantu. Ariko ubusanzwe ibintu byo gufasha kwereka abantu ko muri kumwe, kubafasha bya bindi bita ngo gufata umuntu mu mugongo, umwereka nyine umuhereza support zawe, nubwo byaba ari ibintu by'amafaranga, ariko ukereka Yesu ukamwereka uburyo bw'ibitekerezo, akisanga ko nawe afite abantu bamureba cyangwa se bamutekereza ibintu nk'ibyo. So nka wa muntu rero utarabashije kureba ya video nabonye, ariko nanone nkuko nabigarutseho wari urimo usa nk'umuriza umuntu, wahumuriza umwana w'umukobwa asa nk'aho afite ibibazo. Uriya nk'umuntu utarabonye iriya video, uriya mwana w'umukobwa wahumurizaga yari yagize ibibazo ki? Ko nabonaga afite amarira menshi cyane. Story y'uriya mukobwa imeze gutya. Uriya mukobwa ubundi ikintu tugomba kumenya mu nyamakuru, ikintu tugomba kumenya mu buzima, tugomba kumenya ko nubwo inyoni ziba mu kirere ntabwo zihambwayo. Ntabwo zihambwayo, urumva? Nubwo inyoni ziba mu kirere ntabwo zihambwayo. Yes. Kantu ko numvaga kakayira. Iryo jambo rishatse ni nkaho nari nshaka kubwira abantu ko ibiba byose ubundi, cyangwa se ibyo dukorera abantu, cyangwa se ibyo abantu badukorera, igihe icyo ari cyo cyose kizagera bamanuke ubundi basaba ubufasha cyangwa se bahabwa ubufasha. Kuko mu by'ukuri byose, mu by'ukuri ko ukuri kose ukuntu kugaragara nta muntu wihamba, urumva? Ariko baravuga ngo umugabo arigira ngo yakwibura agapfa. Yes, birumvikana kuko ubundi hari ikintu bita tugiye muri life tugafata ibintu by'urukundo. Buriya love cyangwa se urukundo mu rurimi rwacu Kinyarwanda ni ikintu muri aya masaha aba scientifique cyangwa se abantu babahanga ku isi bakiri gushakira meanings ariko batari babona. Yes, bigaragaza ko nimba warakurikiye iriya movie hari ahantu, ni ibintu ubundi ni story yari iri true. Is true kabisa, usanga ko biriya bintu byabaye kuri uriya mukobwa. Noneho nyine ukuntu twaganiriye nawe biduhereza ishusho yo kugira ngo tugere amatsiko yo kumva ikintu kimuri mu mutima, after tukagira tukaza tukagikora nka movie kugira ngo abantu bagikureho inyigisho. Yes. Donc no kuvuga ngo uriya mukobwa mwarimo mukina nari marira niwe, donc niwe nyiri iyo true story, cyangwa se n'undi muntu wabaye iyo story murangije muraza muravuga utireka dushaka undi mukobwa azi ayidukinire? Iyo story nagaruka kuvuga ngo ni uriya mukobwa cyangwa se n'iki, ariko ni ibintu byabayeho, ahubwo noneho n'ikindi ni ibintu byabaye kuri njyewe ubwanjye. Donc yes, ni ukuvuga ngo iriya ni true story yawe, ahubwo washaka utunyuza kure? Yes, en fait uriya nk'umuntu w'umutalamu
ya ugomba gufata ibintu ukagerageza nyine kubikrosinga ukuntu ya wenda niba bitagoranye watubwira iyo story ukuntu yagiye igenda muri make ukatubwira uti wanangewe byagenze gutya gutya na gutya kuko hari umuntu utarabonye karaga story ariko noneho uri kutwumva aka kanya uri kudukurikirana umubwira uti wenda muri make byagenze gutya na gutya byangendekeye gutya. ya story ni yanjye ubwanjye yambayeho kandi ni ibintu by'ukuri kabisa. ni umukobwa nyine twarakundanye nyuma yaho aza kunyandikira urwandiko ansaba ko icyo gihe ndibuka twari turi muri segonderi turi mu wa gatanu ansaba ko nubwo tutakundana nubwo atari yangaragariza ikintu icyo ari cyo cyose ngakwereke ko agukunda ko nkunda muri iyo baruwa yanditse ko ambwira ko ansaba ko adashaka kumbona n'umukobwa uwo ari we wese ku kigo cyacu twabaga. donc umukobwa mwigaga ku kigo kimwe akwandikiye ibaruwa agusaba yuko atifuza kubona n'undi mukobwa uwo ari we wese ukunda. Yes, bigaragaye ko wari ufite ingeso rero yo gukunda abakobwa cyane. ntago ari ingeso ahubwo ngewe ku kigo cyacu ahantu twabaga ni nkaho nari ndi umuntu w'umustar. noneho abantu bose banyegera meze neza ndi cool n'abantu bose afite nyine yaraje avuye ahantu bita imatadi noneho aza ku kigo ari umuntu mushyashya abonye ukuntu icyo gihe ndakeka nari ndani chef de classe ariko we ntabwo twari turi muri class imwe please ahubwo yari muri class yindi kandi twiga options ziri different harimo zitari zimwe zitandukanye. So noneho nyuma y'ukwezi kumwe ari aho ngaho niho naje kubona ibaruwa ye inyandikira insaba ko mubabarire ntago ashaka kumbura n'umukobwa uwo ari we wese hariya ku kigo cyacu ariko ntago nari nzi ikintu byashaka kuvuga iki wabyakira uti icyo gihe rero nyuma nkimara kubona yira lettre yanyandikiye lettre yari ifite amagambo akomeye ndakeka ko nubwo tumaze igihe tutabonana ubwo wenda hashize nk'igihe kingana iki icyo gihe mwiga mu wa kangahe hashize igihe kingana iki icyo gihe nandi mu wa gatanu segondere nawe yari mu wa gatanu segondere ndabyibuka sorry kandebe na n'ubu ngubu mu myaka ishize hashize hafi imyaka 8 yashize hafi 8 iyo lettre ye ndakeka ko nkiyifite muri portemone yanjye. ni ukuvuga ngo lettre umukobwa yakwandikiye mwiga mu wa gatanu segonderi na n'ubu uracyayifite? ndakeka ko nacyayifite. hashize imyaka ingahe urangije kwiga? yashize imyaka 8. uvuga ngo lettre bimaranye imyaka 8? Yes, ndacyayifite na n'ubu nayikwereka. ubwo umukunzi wawe aramutse ayibonye ubwo byagenda ute? ni lettre irimo amagambo akomeye please nshobora kwikwereka sinzi nimba ari wayitwereka wenda kugira ngo noneho ubone unakomeza utubwire ukuntu nyuma y'iyo lettre byaje kugenda ute mwaje gutandukana ute kuko bigaragare ko iyi nshuro mutakiri kumwe tubyire uko mwaje gutandukana ukuntu byagiye bigenda kuko ndumva ni ibintu bitoroshye. nawe ubwawe urareba ko iyi lettre uko biri kose imyaka imaze ni myinshi cyane urabona ko yacitse yaracitse cyane. wenda wadufasha wadusomera iyo lettre wadusomera ibyanditseho wenda tunyuriremo dukeya cyane. iyi lettre ni lettre iri mu gifaransa ifite amagambo akomeye cyane ku buryo iyo urebye yasizeho izina ryanjye arikuramwo amagambo. wenda na kamera baza kudufasha babikurure neza cyane baze kubitwereka. urabibona neza ko kuri uru ruhande hariho izina ryanjye ukabona naho Christophe habona izina ry'umukobwa bita Grace. Yes, niri ngiri. Story imeze gutya. Lettre amagambo ari muri lettre na amagambo akomeye cyane yanditse mu gifaransa mu zina ryanjye yakuyemo amagambo avuga ati chérie de mon cœur, toi qui habites dans mon cœur et toi qui resteras toujours gravé dans ma tête. Impossible de t'oublier mon amour.
ahangaha aya magambo yanditse iyi letere yari letere ya kabiri yanyandikiye mbere yuko nkimara kubona iriya letere ya mbere yanyandikiye ari kumbuza ko ngomba kuganira n'abandi bakobwa. Akaba aricyo kintu cyatumye nsevinga ino letere iriya myaka yose, please, imyaka yose ishize imyaka 8 nkaba nkiyifite. Iyo letere kuba ukifitiye umunsi bigusigira iki, bikwigisha iki, bikwibutsa iki ko umukobwa? Okay, hari ibintu kuko mbere aho nyuma yuko akimara kumereza ino letere hari ibe twagiranye byiza cyane. Ni ibihe twagiranye aho twabaye inshuti cyane, tugiye mu wa gatandatu segondere tukomeza kuba inshuti, ibintu birakomera, tujya university, tugeze university dupanga ibintu byo kugira ute byo gukundana tukiyereka imbere y'ababyeyi. Mukabyereka ababyeyi. Ndumva byari bigeze ahantu heza cyane. Rero sinzi ngo byaje kugenda gute rero kugira ikintu cyaje kubaho ngaho ni yuko umukobwa numvishe mukunze cyane kubwo amagambo yanditse muri ibaruwa, nuko ntayisomye yose, ariko mu izina rye yakuyemo amagambo akomeye cyane kunubu. Ayo magambo atuma umutima wanjye just yatekereje. Iyo mbitekereje cyane nibuka ukuntu byagenze, nuko twageze tukigera muri universite. Twari muri universite bitaga IEC, twarakundanye cyane dufata umwanzuro wo kujya kwiyereka ababyeyi. Tugiye kwiyereka ababyeyi, icyo gihe nge ari yashize imyaka 2 ntakaje umubyeyi wanjye papa. Patiente. After nza kumwereka mama wanjye aramwishimira cyane, nawe tugeriwe mbonana na mama we, ndamusuza, afite n'umugransere we mwiza, bafite umutima mwiza cyane, baza kumbera abantu beza n'inshuti nziza, mwishiramo cyane kabisa birenze. After sinzi ukuntu byagenze, kubera icyo gihe nakoraga ibintu bya protocole kuri Tigo muri Congo. Icyo gihe nari nifite amafaranga kandi ndi n'umushoferi, nafite udufaranga dukeya. Aza kumbaza ikibazo kimwe kivuga giti, ese ubuzima mfite ubu ngubu, cyangwa se ishusho mfite ubu ngubu, uko mbayeho ubu ngubu umbona gute? Ese uranyishimira cyangwa se ubona tahe yanjye gute? Ubona gute ndi umuntu twazubakana urugo, cyangwa ni bya bindi by'iki gihe byo kuvuga uti ku muntu turyoshye gusa bizarangire? Ambaza ikibazo nk'icyo, numva ni ikibazo gikomeye cyane brother. Ikibazo yambajije kingana nka gutyo cyatumye nibazaho ibintu byinshi cyane. Ndamubwira se, ese kuki icyo kibazo kikuvuye mu mutima ukakimbwira uyu munsi? Arambwira ati, n'uyuko nzi ko abahungu bubu nta rukundo mugira. Ubundi ikintu nari nshaka kukubwira neza kugira ngo umenye n'amakuru, ndashaka kukubwira ngo ugomba, nimba ushaka kubaho utababaza umukunzi wawe mukundana, please uzamaking ibintu bibiri, umenye ibintu bibiri kugira ngo utazigera umubabaza. Ibyo bintu bibiri rero ni ibihe? Icyambere ugomba kumenya, ku mukobwa ukunda, gerageza ukoreshe uko ushoboye kose umenye ikintu yanga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ugomba nanone kumenya, uzakoresha uburyo bwose umenye ikintu umukunzi wawe akunda. Ni ibintu bibiri. Biragorana ariko rero kuba wamenya ikintu umukunzi wawe wenda ngo ubashe kuba wavuga uti 100% umukunzi wanjye yanga iki. Abakobwa n'abakunda kugaragaza amarangamutima yabo, even n'ibyo akunda kugira bikugaragariza ari igihe bigorana. Birumvikana, ariko igihe cyose uzaba wise umukobwa ngo ni umukunzi wawe, nawe akakwita ngo ni umukunzi wawe, ndumva nimba mukundana nta kindi kintu yaguhisha pe. Tubandanye rero twihuta. Wa mukobwa ubwo wa mukunzi wawe watubwira guti byaje kugenda gute? Waduciyemo, washatse kudukwepa ariko ntabwo waturangirije ukuntu byagenze. Urakoze cyane.
ubundi nari nshaka kubabwira nshaka gukopeza abantu bareba OTV ya banakunda no gusubscribinga kuri nosa kuri OTV yes ya ubundi bagiye banabikora man ni byiza ngomba no gukora subscribe bakaturemera ya nibyo byiza kabisa ya nari nshaka kugira ati umukobwa nakubaza ko umukunda uzamubwire ko umukunda umwemerere nakubaza ko umukundira iki impamvu umukunda ntuzamubwire ko ari mwiza cyangwa se ko avuga neza cyangwa se ko afite amafaranga ibintu nk'ibyo oya uzamubwira ati impamvu yateye kugukunda nuko muri wowe nabonyemo umuntu ushaka wangu kufite imito biteye ubwo ngo uzamubwire ngo nuko muri wowe nabonyemo umuntu ushaka umuntu nshaka cyangwa se ikintu ushaka cyangwa se muri wowe nabonyemo umuntu nshaka n'ikintu ikintu buriya rero umukobwa umbwira ati ikintu ushaka ashaka kumva kari wenda y'amafaranga ye ari wa mubiri we bwa bwiza bwe urakumva hano umukobwa utamushyira mu rujijo ya nabyo birumvikana ariko ubundi iyo ubwiye umukobwa ati muri we ko wabonyemo umuntu ushaka cyangwa se ikintu ushaka hari ikintu cy'agaciro cyane nanone kikaba cyaba umuntu w'agaciro cyane uzamubwire ko muri we wabonyemo umuntu uzakubera umugore umuntu uzakubera mama w'abana bawe umubwire ariko bikuvuye ku mutima abone ko ariho bivuye none wa mukobwa sasa tubandanye tugana ku gice cya nyuma wa mukobwa byaje kugenda gute nyuma yo kumara kumwereka wabo nyuma yaho byaje kugenda gute ya nyine wa mukobwa okay byaje kuba nyine nyuma yaho nyine dupanga ibintu nyine mushingira butike y'imyenda y'abakobwa tangira gucuruza arabikunda cyane nyuma yaho nza kumusaba ko ngomba kujya kureba umubyeyi wanjye wa Kampala nagiyeyo musiga ari gukora nyine ko yari amaze kugira iseta amaze kugera ari gukora ku mafaranga after namazeyo Kampala ukwezi kumwe n'igice ngarutse umukobwa nyine ndamubura n'ibintu ndabibura bura hano yagiye none so agera of course na mwavuganaga tumbwire Sherry be ready soon ndaza kabisa ya twaravuganye n'umunsi nafashe gahunda yo kuza twavuganye uwo munsi arambwira ati nta kibazo ari ku kazi nzaza mpamusange ariko icyanangaje nuko nahageze ngasanga hashize hafi ibyumweru bitatu atarigeze ahagera kandi ibintu byose nta kintu na kimwe gihe kuvuga wakuriye amakuru ko yamaze 3 semaines adakora yes kandi none nanubu nkaba ntaza ahanaba akaba aricyo kintu cyambabaje cyane ku mutima yibuze so wigeze ugira ucutirika ngerageze nshakishe dore ko nzi wawe ngeri wabo mumbaze inshuti ze n'abavandimwe yes icyo kintu naragitekereje ndibuka ko nagiye kureba mama wiwe namubajije ijambo rimwe ndamubwira si ese Grace ari hehe ko narinje kumusuhuza nkaba ntamubonye mama arambwira ati ngibyanjye n'umukobwa we ngo ntago bimureba niko yansubije nta rindi jambo yigeze ambwira mama w'umukobwa wubwi arakubwira uti ibyawe n'umukobwa we nago bimureba icyo gihe rero wakoze iki wabyakiriye uti byarambabaje cyane ku buryo no kugira ngo nongere kwinjira muri love byamanjije kumbabaza byamaje kumfata igihe cyane yes birambabaza ku mutima ndikira ndabitekerezaho ndabimedita mbona ko ari byiza kugira ute kwicara nkamanza nitekerezaho nyuma yaho nyine niho naje kongera kujya muri love ariko haciyemo nk'imyaka hafi 3 ngo haciyemo imyaka 3 ubona kongera gukunda haba ari itandukaniro wabonye ku mukunzi muri kumwe ubu cyangwa se hagati ye n'uwo mwatandukanye se ibyo yagukoreye wa mbere ntabwo ufite impungenge ko n'uwo muri kumwe ubu ashobora kukubera uko dore ko bavuga ko abakobwa bose ari na kimwe ubundi nari nshaka kubwira akantu kamwe ubundi abakobwa ngewe mbafata nk'intare zibundikiriye abakobwa ubafata nk'intare zibundikiriye n'intare zimeze ute tubwire urabona bafashe ingwe cyangwa se intare bakayibundikiraho ikintu bakayishyiraho ibase nka hariya urumva
nubwo bakubwira ngo ujye kuhakinira ntago wakinira donc abakobwa urabatinya ku buryo bafata nk'intare bundikiye. yes ubugiye ndi kumwe nawe cyose mba nzi ko sometime agomba kumpindukana nyine bikongera bikapfatura ariko umukobwa ugomba kugira utuntu tumwe na tumwe umukorera. None bya byiza wamukorera ibyo wamufasha wodora ramushingiye boutique birapfa acuruza imyenda uwo wundi nawe ushobora sinzi ko watinyuka kumushingira aka business runaka kandi muri wowe uzi ko ejo n'ejo wundi yahinduka ubwo mukunzi wawe burya kuko bavuga ko nanone umukunzi wawe mugomba kuba wa muntu umufitiye akamaro sibyo bavuga uti uyu muntu hari icyo mufasha no hari icyo amfasha so umukunzi rero muzakundana nta kintu mumarira sinzi urwo rukundo ngo ruzarugamije iki. ya okay ubundi ugomba kumenya ko iyo ukundanye n'umukobwa uzamaking sure ko mu nshingano ababyeyi be bafite ugomba kugeramo 50%. Aya manzi usome ku mazi umbwire neza mu nshingano ababyeyi b'umukobwa bafite ugomba kubifataho 50%. ufata 50% n'ababyeyi 50%. Yes of course. Niba guri ishati guri ipantaro niko bimeze. none igihe uzaba murongoye wamushyize mu mago nyine niba namushyize mu mago urumva ko ubundi hari ikintu bivuga ati nuba wamushize mu rugo nyine urumva ko noneho uzafatisha na kwijana igihe kiri wabone 50%. yes ubwo umukobwa wese uzakugana kabisa wenda n'abandi basore bari kutwumva uzamenye ko ufite wa musore we wowe ukurikiranye Hot Time TV uzamenye ko umukobwa wese mukundana ufite 50%. Nazakubwire ngo responsibility z'ababyeyi be ugomba gukora buriya nimba umubyeyi yamuguriye nimba umuguriye telefone umubyeyi azamugurira inite cyangwa se umubyeyi namugurira telefone ugomba kugura inite ya niko bimeze kuko ubundi ntago yajya kwandikira kuri WhatsApp utazi ngo megabytes ziri kuva he man sibyo ugomba kumenya ati yambize ninge waziguze kugira ngo ubone uko bazo ari gizigura oya ari gizigura ngakazikoresha yivugishiriza abandi sha nabyo birashoboka aho ngaho ntago wavuga ngo ni urukundo kubera ko unyibukije akantu kamwe hari umutipe durutse gukora na interview ahantu runaka nashatse kuvuga ngo ninde arambwira uti ngeshiri wanje gusa nca no gutuma tunga telefone ya WhatsApp uko nundi amugurira izo bundles akagenda kuvugana n'abandi ngiye mugurira telefone ubundi tukajya tuvugana kuri call bisanzwe wako kantu urumva umutipe yarari bad cyangwa yakoze akantu kabagabo mane kankubwira muko nakubwiye ngo abakobwa ni intare zibundikiriye ugomba kumenya ko uko wakora ko washobora kose uko icyo wakora cyose ntago washobora gucunga umukobwa cyangwa se umugore ariko we kugucunga ni umunota yabikora ni gute ari kumbwira ngo umugore njyananira kuncunga bibaye ngombwa ko nashyiraho n'ikamba nashyiraho n'ikiziriko ufata umugore wawe ari kumwe n'umugabo bari no kubikora noneho bro ariko ukamufata gutya bye akamuvaho agatangira akakubwira ngo ntago yigeze abikora ibyo bintu ntago bizi kandi yambaye ubusa uko wavutse neza man byaba byarigeze bikuba wa mugabo ni ibintu bibaho cyane kabisa usibye ko nawe ufashe umugore wawe mw'ubwo buryo wabigenze nyine nuko ntari namugira ariko nyine mufashe nawe nyine urumva mufashe bro cyaba ikibazo gikomeye wamwirukana wamurasa bigenze ute man ubundi hari ikintu nshaka kumenyesha abantu bura iriya jambo yo kuvuga ati kwirukana umugore ntago ryanakagombye no gukoreshwa man none wabigenze ute man ikintu ubundi umugore iyo umufashe mu makosa nk'ayariya iyo umuhaye rubanda kuko muba mwarashakanye utazagira ngo urukumukoze isoni ni wowe uzaba urimo kwikoza isoni kuko ni wowe wamuzanye ni wowe wamushatse ni umugore wawe ni wowe wamuhisemo nyine ugomba kumuhitamo muba mwabyemeranyije ngo urupfu ni mu bibi no mu byiza none si kubera ko ibibi byaza ukamuhereza rubanda ukamumushaka mu byiza gusa no ntago biba gutyo ariko iyo tuvuze ibibi wenda ni kwa kundi ubuzima bushaka nko kubahinduka ariko nanone uri kumva yakoze amakosa ni amakosa ariko nyine amakosa yose twese turi abanyamakosa wamwihanganira umugore umufasha ariko uguca inyuma namwihanganira ariko bikansaba igihe kinini kugira ngo tugire ute kugira ngo twongere dusubirane nk'uko twari tumeze kandi ndabashimiye cyane kunsura Hot Time turabakunda cyane kandi murakoze Imana ibahe umugisha twizere ko n'ubutaha nitubakenera tuzabashaka tukababona.
oya nta kibazo kabisa ndahari ndi hano na namba zanjye urazifite nushaka ko hari ikindi twakorana cyangwa se ushaka kudufashanya nzaba mari nta kibazo. Urakoze cyane. Yes, ngengo ukora ukurikiranye Hot Time TV ngaho ukora subscribe nyamuneka kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Imana ikumere umugisha nawe n'abasoma ku mazi nanjye kangira ukuntu nigenza. Murakoze cyane, twongere duhure mu biganiro bikurikiraho cyangwa se ibiganiro by'ubutaha.